icyo gihe mama we nta kindi bamukoreye bamufashe ku ngufu bamusimburanaho twicara ngo turi kureba nkuko umuntu yakwicaza hariya ngo urebe filime tubireba na mukuru wanjye urumva ibyo byonyine ni yasi wibuka ukumva urabihiwe ukavuga uti Imana kuki ari gihe bira byabayeho kuki ngewe se kuki kirya gihe ntapfuye basi ngo mveho kugira ngo ibi bintu ngendeka kuhora bingaruka mu mutima wanjye uri kubira nk'ureba filime ni ibintu avuga ngo bikomeye cyane kubyakira biragoye ni wo mubabaro wa mbere ku isi numvishije ubaho wenda tuvuze uko biri papa wawe ni umuhutu mama wawe ni umututsikazi urumva yari afite ubushobozi bwo kuba yakurukura yari umukire yari afite amafaranga kuki atigeze akoresha ubwo bushobozi bwe n'izina rye nubwo bwoko bwe kugira ngo bashe kuba yakurukura kuri jye numva ntago yari afite urukundo rwuzuye ukavuga uti se kuki gihe ntari kumwe na papa kandi no kwa mama batanshaka ese kuki famille yo kwa papa bitankeneye ibi nukubera iki urajya kwa papa bati uyu ngo yaje kutuneka no muri burabwo kaje kudukuramo amakuru wajya kwa mama bati iki ntago ari icyacu nacyo ni umuhutu bari ati ni umututsi dore kuko uhora umeze nk'umuntu uri mu cyaha kandi nta n'icyaha ni bya bindi ukura wajya hano bavuga ngo bagiye gufata igisambo akaribo bafata kubera iki ntago ari ikibazo cyuko uri umunyamafuti cyangwa se uri umunyamadega ahubwo ni ya mateka sinarinzi rero ko giye uri umuhutu hanyuma bitangira ku ibyo ngibyo kandi urumva narinzi ko umuhutu ari ikintu kibi ari umuntu ushaka kwica gusa yaba hari ahantu nashoraga guhunga nagombaga kwiyongera nk'igendera hari nk'igihugu kibamo abantu batagira ibyo bintu batagira amoko bazi ko umuntu ari umuntu niho numvaga nakwigira ntago nigeze ngira icyizere cy'umuntu ahubwo nahoraga mvuga ngo ese umuntu apfa ryari ni ryari umuntu apfa kugira ngo aruhuke kuko hari igihe cyagiye kigera nko mu myaka 17 wenda mbaye nk'uyigira imbere gato navugaga ngo ubu nzapfa ryari kuki ntapfa kuko nari maze kumva ko ngo umuntu apfuye ajya mu ijuru iyo nta byaha yakoze kandi icyo gihe narigenzuraga nkumva nta byaha afite kumva kifuza gupfa ariko nkumva amakuru avuga ko iyo umuntu yiyahuye ajya mu muriro nkumva nanone n'ubundi buzima bubi ngahitamo kubaho mbereyeho gutinya kujya mu muriro ariko yaba uwo muriro utabaho nagakwiye kuba mpfa kuko gupfa bindutira kubaho mama nkajya noza ibyo bisebe ngakiraho iyo miti nkagera gute wari ukiri umwana muto cyane nkiri umwana kikagira naho kinuka njye nibuka n'umuntu ko wacyo ndabyibuka ugize gutyo wumva iryo jambo ngo Jeanne arapfuye uri kuvuga mama wanyu arapfuye icyo gihe rumeze ute nabonye yuko ubuzima burangiye kuvuga gupfa kwa mama kwari upfu kuri gihe kandi nabyo nako biri nahise mpfana nawe ndagusoza ukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye by'iyi televiziyo n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba utwereka ko tuba turi kumwe umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe na Placide Yumvihoze n'umwe mu bagabo navuga ngo bafite ubuhamya bukomeye cyane kandi bubaka abatari bake kubabashije kumukurikira ndakubwiye ngo uyu munsi ubane natwe muri iki kiganiro n'iby'agaciro gakomeye cyane mu nkuru yanjye nitwa Jade Mbabazi ikaze mu kiganiro Placide tugoye kaze mu kiganiro cyacu urumwe mu bantu avuga ngo bafite ubuhamya bukomeye cyane bitewe n'ibyo wabayemo mu buzima bwawe bwahashize n'uyu munsi ukaba ukiri mu buzima nk'ubwo ngubwo cyane ko uri mu Rwanda uri umunyarwanda ibyo ngibyo ntawe wabihungira reka mvuge nti wakuze gute ese wundi wavukiye agana hehe ubuzima bwawe navuga ngo bwishushanije gute ubuzima bwanjye amazina yanjye ni Yumvihoze Placide nk'uko wari umaze kubivuga ndi umugabo w'imyaka 34 nkaba naravukiye Cyangugu mu cyahoze ari komine Gishoma uyu munsi ni mu karere ka Rusizi nkaba naravukiye nyine aho ngaho Cyangugu naho nakuriye kugeza ku myaka 7 iyo myaka rero yari imyaka nyine yajemo ibintu bikomeye na nyuma yayo ibamo ibintu bikomeye ku buryo n'uyu munsi navuga ngo ubwo buzima ndacyabucamo cyangwa se ndacyahanganye n'ingaruka z'icyo gihe z'imivukire ndetse n'imikurire bitabaye byiza umva nisanze aho ngaho Cyangugu nisanga ntumva ijambo papa nisanga mpasanga mama wenyine niwe nahasanze ariko mama musanga muri famille yo kwa sogokuru ubwo mu by'ukuri navuga mu Kinyarwanda cyumvikana ko nakuriye mu gisekuru cyanjye mu gisekuru nasanze sogokuru hari umusaza mwiza umusaza witonda ariko musangana ubumuga yari yaragize muri 63 niko nabyumvaga ko ari igihe kigize kugera baza bafata abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bakubita amugariramo rero akaba yari umwarimu ariko nasanze yarahawe pension
arirwa mu rugo kubera n'izo mvune n'iki, ariko nsanga ni urugo rwifite, urugo ntigeze mburiramo icyo kurya, urugo rwari rufite buri kimwe kugira ngo umwana akure neza, kuko mpamya ntashidikanya ko ndi mu bana bambaye inkweto kera kuko mu gace k'iwacu kugira ngo uzabone umuntu wambaye inkweto byabaga ari ibintu bitoroshye. Urabizi ko na kera wajyaga ku ishuri wambaye inkweto ukaba wabizira bakabiguhanira. Rero aho ngaho jewe nasanze uko bimeze, twambara inkweto, usibye nyine ko hari mu giturage hatari mu mujyi. Ariko mu bwo buzima nasanze ndi umwana wa kabiri kuri mama yambyaye afite imyaka 20, urumva ko yari yarabyaye afite 17. Ntekereza ko ntabishize mu kuri cyane cyangwa se ntabikabirije, impamvu mama urumva ari yarabyariye mu rugo abakobwa beza, ari umukobwa mwiza cyane, ko wenda buri muntu wese ushobora kuba ari kunkurikira ashobora kuba ati Pastor Placide impamvu uvuze ko yari mwiza nuko ari mama we, ariko yari afite uburanga bugaragara, kuko n'uyu munsi ifoto yiwe nzigira harimo abantu bari bamuzi bavuga ati yitwaga Jeanne, uti Jeanne yari mwiza koko, kandi abantu ba kera babizi ko bari beza, n'ubu ni beza, ariko abakere bafite ubwiza bw'umwihariko. Ubwo rero urumva ibigeragezo by'umukobwa mwiza yahuye nabyo, abyara ku myaka 17, ku myaka 20 nanjye arambyara, nanjye nisanga aho ngaho. Rero ndi umwana wa kabiri, musanga akiri mutoya, ariko agahora afitanye amakimbirane na marume akomeye cyane. Kuri icyo gihe, kuri iyo myaka nari ntaramenyaga amakimbirane terwa n'iki. Rimwe na rimwe nkabona marume araje atongana abana ibiki n'ibiki, aramazina batwitaga icyo gihe bana b'ibinyendaro, urumva byari ibibazo binyendaro, ukumva n'ijambo ikintu, ijambo ryajemo ikintu burya riragukomeretsa niyo uri umwana, usibye ko ibyo bikomere iyo uri umwana utabyumva, utangira kubyumva utangiye kongera guca ubwenge, ariko ukajya wibuka ya mateka ya kera, kuko twebwe urabizi uko umuntu akura agenda ibintu biri kuba ako kanya bitaba ari byo yibuka, ahubwo yibuka ibya kera. Uzanarebe n'umuntu w'umusaza iyo umubajije amateka ya kera ntiyakubwira, ariko ibyo vuba aho ngaho ubona atayifata neza mu mutwe. Hanyuma nkurira mu bwo buzima bitoroshye, ariko nkajya mbona turya amandazi, ugasanga kurya amandazi rero mu cyaro byari ibintu bitoroshye. Ko ndibuka ko namubyara wanjye mu minsi yashize, mu myaka nk'itandatu ishize, yabinyibukije ati nimwe mwajyaga murya amandazi, ko ndabyukaga mu gitondo habagaho utuntu dododesheje ubudodo mu mushipiri, bakoragamo akabaga, ukabona bagiye bazanyemo amandazi. Ntabwo mbese urumva ubwo ubuzima bwari bwiza, ntabwo mwari mubayeho nabi, ntabwo twe tubayeho neza. Ubwo ngubwo ushobora kwibaza muri kano kanya, ubwo urumva kuze kure kwa sogokuru, ko naho mama wawe yakubyariye, kuko atabonaga na papa wawe. Gukura witwa ikinyendaro, icyo gihe wenda ushobora kutabitekerezaho cyane. Iyo ubitekereje uyu munsi, iyo ubitekereje uburyo bajyaga bakwita gutyo, ntabwo byaguhungabirije mu buryo navuga ngo bukomeye? Ihungabana umuntu aba arifite, mu magambo make ndarigira, kuko buri muntu wese yifuza kugira, urabona nk'uko iyo uri umugabo uba we ugomba kwespira umwana wawe w'umuhungu, ni wowe wareberaho. Umwana wese iyo yiga gukora ibintu akora nk'ibyo sakora. Kuba rero ntarigeze ngira papa ngo mwigireho ni ikibazo. Icyakari kuba ntarigeze mvuga ijambo papa, ni ijambo kuvuga gutya ringora, kuko ntigeze ndivuga mu buzima bwanjye. Kuvuga papa na mama narivuze igihe gitoya, ni ibintu bingora rwose, nkumva ni ibintu binkomereye, ndetse bikanambabaza iyo mbona abandi bantu muri iki kigero ndimo. Harimo abantu bagifite base imyaka 34, ntago ndi umusaza, harimo abafite ba papa, kuko mama wanjye yaza kuba kiriho afite imyaka 54. Imyaka 54 harimo n'abageze imyaka 50 batarashaka, urabizi ko bijya bibaho. Urumva rero ko ntago bari umukecuru, tuba tuganira, abafite ibintu byinshi ambwira ukuntu umuntu, hari ibintu byinshi uhugurwaho kuri ibyo bintu, usibye yuko nyine ubwo nuko biba byaragenze. Hanyuma nkomeje muri ubwo buzima, twakomeje kubaho muri ubwo buzima, hanyuma biza kugera kuri tariki 6 z'ukwa 4 muri 1994. Ubwo nabyukaga hari saa 12 za mu gitondo, numva mubyara wanjye aje avuza induru avuga ngo indege bayihanuye yabyara Imana. Ubu nibwo nanone hatangiye andi mateka mabi. None urumva yandi yari amateka yo ko bavuga ibinyendaro ibiki, ibyo ngibyo ukabyumva, ibindi bikavugirwa mu gikari ntubyumve. Noneho nibwo ubuzima bwatangiye kuba bubi. Hanyuma azari ati Habyarimana bamuhanuye, mbona abamama bagize ubwoba, mbona abantu bose bagize ubwoba. Urumva bari bazi igishobora gukubaho, bari bafite amakuru. Uko nakuze nkura numvaga mama njya akunda kumva radio Muhabura, yabaga iriho amakuru menshi, akenshi anaburira abantu bari hano mu Rwanda, bashobora kubabwira ko bashobora kuza ibintu bibi. Saa 5 ubwo afunguraga, urumva ndabyibuka ko mama yakundaga kuyumva saa 5. Hanyuma bavuze ngo indege bayihanuye, habacaho nk'iminsi ngahe, mbona turirukanka turahunga. Nyogokuru icyo gihe batangiye gutwika amazu, tubona batwika amazu, tangira kwirukanka. Mama afata ukuboko, afata mukuru wanjye aravuga ati duhunge.
atwirukankana gutyo kiri igikapu ku rutugu nyogokuru twirukanse tugeze hepfo aravuga ati giye n'ubundi ndashaje nimureke banyice nta kibazo ubwo twirukanse tujyana biti imibirizi tugeze burumva harano twagendaga mu nzira ugahura n'abantu bavuga ngo se murahungiye ubona yuko bari kubigira nk'aho ari imikino cyangwa se ari ibintu mbese muri gu bari kubafata nk'abasazi turagenda tugeze imibirizi tuzanga tutarinjirayo dusanga abasore bafite ibiti bari kwirindisha bari bazi ko interamwe zibuze kuza baza kumenya ko natwe turi abahunzi batwinjirizamo aho ngaho aho naho haba urugamba rukomeye abantu barahapfira benshi intambara nyine urabizi jenoside abantu babaye imibirizi amakuru y'imibirizi ngira ngo mujya muyumva ni amakuru yari ateye ubwoba cyane abantu barapfuye tariki 18 z'ukwa 5 cyangwa se habayeho kwicwa kw'abatutsi cyane aho ngaho Imana iraturokora byumvikane ko icyo gihe habaye ibintu bidasanzwe imibirizi byanze bikunze ariko navuga ngo ubuhamye bwaho ni burebure ni byinshi cyane byagiye bihaba nagaki navuga ngo aho ngaho imibirizi nk'umwana ufite imyaka 7 nagaki utajye wibagirwa n'uyu munsi ujye uvuga uti ubuzima bwanjye kuki bwaciye muri bino bintu kuki nabonye bino bintu ubuzima ikintu ntajya nibagirwa no munsi bigeze guteranya abantu barabicaza ahantu bakajya bakora list ndibuka ko natwe badushyize kuri list hari umugabo wavuze ngo andikura umugore n'abana biwe tugereza ko badusoma kuri liste turibura harimo n'abantu njye numva muri andimba ya mibirizi bagiye bashyirwa kuri liste icyo gihe bakicwa twebwe tugira amahirwe ntibaduhamagara njye nibuka hari twe batwicaze hasi abasirikari bo ku bwa Byarimana bambaraga ibote binini cyane bikomeye hari ahantu yakandagiye umukecuru avuga ngo umwana ngo uranyishe ndaravuga ngo ndakwishe se ngo wari wapfa urumva ibyo ni ibintu mba nkibuka nkumva ikibazo twicaye hasi umuntu baraguhamagara ngo ugiye gupfa ukagenda nta n'ikibazo umuntu bakamwica ukumva ntataka ntagira gute bya bindi byo nk'intama bagiye kujyana mu ibagiro ibyo rero byose byabaga gutyo bakagiye abantu bapfuye bakamara iminsi 3 bari aho ngaho bareba imibiri yabo iri aho ngaho hakaba igihe hari n'igihe bigeze hari umuntu turi kumwe twahungiye ahantu mu muceri bagiye basuka umuceri igihe interamwe zari ziteye icyo gihe ikindi nta kwibagirwa nibuka ko mukuru wanjye uko interamwe zateraga afatwaga n'abadayimoni akagwa bya bindi bita byo kugwa cyangwa se gufatwa n'amashitani buruko interamwe zazaga byaramufataga ubwo rero urumva ibyo ni ibintu umuntu atakwibagirwa amaraso yaho nuko wayo ubuzima bwaho hari igihe nigeze kuba turi kurya ibiryo batetse icyo gihe igitoki kirancika kigwa hasi munsi y'ameza hari amaraso ngitoyemo umuntu umupadiri wari manga nkubita ukuboko ngiye kukirya kiriho n'amaraso ku buryo byanteye ikibazo cyuko nungu ntago nyamfa kurya ibitoki kuva muri 94 kugeza nko muri 2 ntago naryaga igitoki cyane ko akundi bagifata bakagiteka mu isosi y'inyama kuri akundi batekanga agatogo ntago nabiryaga ntangiye kubirya ubu ngubu ari cyagiye nyine umuntu akubitana n'ubuzima bwo kutarobanira ibyo kurya ukemera kurya ikintu kugira ngo udapfa twaje kugera igihe rero bavuga ngo habayeho amahoro haza umuntu wo muri quartier za gutwara mama ngo aramucyuye ngo ni nyogokuru umutumye ariko mama amenya yuko ari nk'akagambane kamugiriye kuko kumva bari baramubuze harimo abasore benshi barimo murwaye muri quartier ko akunda banga umukobwa wo kwa mwarimu sogokuru ari umwarimu ngo arira turumva ko akundi ubutuye muri quartier hatuyemo abantu baciriritse wowe usa nkaho uri ku rwego rwo hejuru bakajya bahora baguhigira kuzaguhemukira aza kutureba rero aje mama yanga kugenda ahita dufata urumva icyo gihe hariho ubwoko bumwe bwari bufite power kurusha ubundi bari bafite imbaraga cyane ahita afata amaboko yacu aradutwara mama abonye yuko adutwaye aravuga ati ntago abana banjye bajya gupfa cyangwa ngo babajyane ntabakurikiye aza dukurikiye iryo joro twinjiye mu nzu iryo joro mama bamufashe ku ngufu mbireba n'amaso yanjye bagumufashe ku ngufu bireba n'amaso gutya tugiye kumva twumva bakubise urugi mukingure umva nta kundi bashobora kubigenza barakingura umwe azavuga ngo dore ngo ibintu inyenzi ngo bene wanyuze inkoze kumbe n'umuntu yatemaga yitema urutoki aza asa nkaho ari kubyishyuza mama ambwira ngo dore iby'inyenzi zende wanyuze inkoreye bagafata nyogokuru bakarasa umwambi bakamutwika ingohe hariho ibintu abakatolika bagira ngo bita amazi y'umugisha baramufata bakajya bamunywesha ngo n'uburozi icyo gihe mama we nta kindi bamukoreye bamufashe ku ngufu bamusimburanaho twicaye aho ngaho turi kureba nkuko umuntu yakwicaza hariya ngo urebe filime tubireba bagenda mukuru wanjye urumva ibyo byonyine ni yasi wibuka ukumva urabihiwe kuvuga uti Imana kuki ari gihe bira byabayeho kuki ngewe se kuki kirya gihe ntapfuye base ngo mveho kugira ngo ibi bintu ngendeka kuhora bingaruka mu mutima wanjye kuko twizera ko abapfuye bagira amahoro cyane cyane abantu bapfuye batakoze icyaha nk'abapfuye muri jenoside bapfuye ari inzira karengane twese tuba twizera ko hari ikimana barakoze ku buzima bwabo kuko n'urupfu umuntu
Bibiliya iravuga ngo havuma umuntu umena amaraso atariho urubanza. Umuntu wese wapfuye nta rubanza rumuriho wumva ko ibyo ari byo byose ijuru riba ryaramwakiriye. Placide, uko byenda kose iki ni ikintu navuga ngo udashobora kwibagirwa mu buzima bwawe. Kubona mama wawe afatwa ku ngufu, kubona mama wawe afatwa ku ngufu, navuga ngo ni ikintu navuga ngo kibi kidasanzwe, navuga kwakira byaba bigoye byanze bikunze. Uyu munsi uyu utekereje icyo kintu, utekereje ukibuka ya mashusho mama wawe amufata ku ngufu, wabashe kubyakira wumva bimeze bite? Buriya biragoye ngiye kuba nabyakira kuko ubu munsi ndimo ndabyakira kuko mbikuganirije, ndabyakira kuko hari n'abandi njya mbiganiriza, ariko hari imyaka namaze ntashobora kubyakira kuko burya wakira ikintu ubonye umuntu ubasha gukomora uruguma kukubwira uti ibyo bintu uvuga ndabyumva kuko urumva byabayeho bamufashe ku ngufu. Ntago navuga ngo narabyakiriye neza, gusa kuko nk'umuntu usenga hari igihe Imana izi ikakorohereza mu mutima, ukumva nk'ijwi ry'Imana rikongora mu mutima ngo humura kuko uzi ko nta wundi watangiye kubyakira uko umaze gusenga. Ariko mbere yaho ntago nabyakiraga, kandi n'ubu ngubu ntago ngiye kukubeshya, turi abantu, turi mu isi, ntago nakubwira ngo ndicara ngatuza nk'uko undi muntu wese yatuza. Oya, rimwe na rimwe biragaruka, rimwe na rimwe biraza, rimwe na rimwe biraza ya image ikaza. Ubwo munsi byaraba iyo image byanze kunze iraza, nta kuntu itaza. Ni ikintu avuga ngo kibi. Hari umuntu ushobora kubyumva muri kano kanya akumva ari ibintu byoroheje, kubona mama wawe ari gufatwa ku ngufu n'umuntu neho urenze umwe, uri kubira nk'ureba filime. Ni ibintu avuga ngo bikomeye cyane kubyakira, biragoye. Hari ibintu navuga icyo gihe kuri wowe navuga ngo ubireba n'ubundi wari uzi ko ugomba gupfa, wari uzi ko isaha n'isaha mugomba gupfa, ariko muri icyo gihe ubireba nibwo bwamba ubonye ibintu nk'ibyo ngibyo, warumeze uti twinjize muri icyo gihe. Iyo si icyo gihe rero twavutse tukiri abana batubwira ngo umwana ava mu mukondo, tukaba tuzi imyanya ndanga y'ibanga uburyo yitwa kundi, tukaba tuzi ko nta ihuriya umuntu ahurira n'undi kuri ibyo bintu, ntabwo twaba tuzi ibyikoreshwa, ntabwo twaba tuzi ibyo ngibyo. Nakababaro kubona umubyeyi wawe ari hataka arimo akorerwa ibyamfura mbi, wowe ubwawe nawe ubwawe wumva wasuzuguritse, wumva nta kintu uri cyo, ubona mutari abantu ari abo ngabo barimo bakora ibyo ngibyo nyine, kandi ukibaza impamvu, ukumva nta kintu wabikoraho, ukumva murya amenyo. Kandi noneho uratekereza umwana w'umuhungu kuri nyina, burya kurya umwana w'umukobwa usanga akunda se, umuhungu akunda nyina, hahandi umuntu aba yumva wanamurya n'amenyo umuntu, kuko ntuburamenya ngo nibiki ubona ari ukuhohotera, ari nko kwica umuntu, kandi ntago ibyo bintu anataka ubyumva. Noneho birebe nyine wa mubyeyi wawe mama wawe wubahaga, birebe mama wawe utarabona, abantu bakera barambaraga bakwikwiza, utarabona ukuguru kwe hano, murebe yambaye ubusa, imyanya y'umuntu mukuru ntago imeze nk'iy'umwana, ubona itandukaniro ryawe n'iki. Ibyo ngibyo byose ni ibintu bikubabaza, ukangirika, uhita wangirika guhera uwo munsi. Ndakubwiye uhita wangirika, ubaho mu buzima butari ubw'abandi, ubaho uri ikintu nyine kiri aho ngaho, navuga ngo umeze nkaho ntacyo uzamara, umeze nkaho nta kintu uzamara, aho ngaho utangira kwangirika iyo ubonye ibyo bintu. Ntago nakubwira ngo ndu nkuko nakagumye kuba ndi iyo ibyo bintu ntarabirebesheje amaso. Kandi icyo gihe abantu babyumve neza, icyo gihe wari ufite mama wawe gusa, papa ntabwo wigeze umubona, wamufataga nk'intwari, umufataga nk'umuntu udasanzwe. None ugize ibyago ubona bamukora ibintu nk'ibyo ngibyo, arimo arataka, agize intege nkeya, kandi wari uzi ko ari umunyantege. Niwe muntu nari nzi ko ukomeye ubaho, nari nzi ko ari we muntu ukomeye. Urabizi umubyeyi wese ubumva ari we muntu basha kwishamo ibibazo, niwe muntu bikurinda. Nari nzi ko ari we muntu ukomeye. Noneho kubona wa muntu ukomeye wawe nta kintu abashije kwimarira, nawe nta kintu abashije kukumarira, abantu bamufiteho uburenganzira uko bashaka, abantu bari kumukoresha ibyo bashaka, niwo mubabaro wa mbere ku isi numvishije ubaho cyane. Hari umuntu uvuga ngo urababara kuko waguciye inyuma, umugore wawe guciye inyuma, ko byagenze gute. Hari umubabaro ubabara. Noneho ku mubyeyi n'umwana ni ibindi bintu. Umugore aradivorsa, umugabo akakomeza akabaho, buri wese akabaho kuko mama arabonanye mukuze. Ariko ibaze noneho mama wawe ukubyara, iryo jambo wenda sibye ko muri iyi minsi abantu wenda ntazi niba bakizi agaciro k'umubyeyi. Umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, ni ubwishingikirizo bw'umwana cyane. Icyo gihe rero birarangiye, mama yaje kurokoka gute aho hantu, yaje gucika gute aho hantu, navuga ngo bamufataga ku ngufu?
uwo munsi bwarakeye iryo joro uwamaze kumufata ku ngufu yaragera aragaruka aravuga ngo baravuze ngo baraze bakwice noneho urumva n'umwe muri bo wenda we yarazanywe n'irari ryiwe wenda kwica bitamurimo burya abantu bose nibahuza ibyaha agaruka yirukanka aravuga ngo jango baravuze ngo noneho tukwice kuki dusize tutakwishe tuhita twirukanka duhungira ahantu urabona hari imiringoti kera mu byaro ubu bakoraga twabyitaga imirwanyasuri twebwe icyo gihe ni umunsi ngira ngo hari ababyita amatarasi niyo twahungiyemo hasi twumva bari gusenya bavuga ngo kingura amabere ya nyuko kingura abantu bambabare so kuvuga amagambo nyindagaje ubwo harayo nkuyemo yayanda tukayerekeye ku myanya ndagagitsina batukaga mama wawe bamutuka nk'abari bamukojeje isoni bumvaga nta nagaciro afite hanyuma baratura baradushakisha iryo joro icyo gihe nararwaye n'inkorora uko nkorora nari twahungenganye na babyara banje na mama wabo kukora nkorora bakubita ingumi iryo joro umva mu kwa kane imvura yaragwaga imirabyirabya ababyibuka habaga ari ibintu birabya gutyo ukuntu utamenya ibyo ari byo ukumva hepfo bari kuhaca bagenda bashakisha n'amatoroshi n'iki bukeye mu gitondo turarama aho ngaho hari icyo gihe hari hezi ibintu by'imyaka amateke adusumba kicaramo munsi ndibuka iryo joro imvura yaraguye iguye mama curukoma aranterura agutwikira ntwikira ntago byari byoroshye bukeye mu gitondo tujya mu rundi rugo rw'undi muntu twa duturanye ari nawe wa wundi waje kutuzana tugezeyo za nteramwe ziza kuhadukura nanone zageze ngere bagiye kuntera inkota barambaza ngo mama wari hehe noneho ahita asohoka yirukanka ko yabonaga ko bagiye kunyica bahita bamujyana nanone icyo gihe rero ukibona bamujyanye wari wabonye ibyo bamukoreye mbere ntabwo wumvise muri ho uhahamutse bamugana urapfa ntago ari uguhamuka urapfa kuko ngewe nzi feelings z'urupfu ndazizi narabanze ndashyuha numva mu biganza huzuyemo amazi mu birenge mu kanwa haciye akanya numva nyine ngiye gupfa kwa kundi wumva utakiri umuntu umeze nk'ikintu cy'igisati kiraho gitegereje kivuga ngo ibiba bibi kuvuga ngo umwana burya umwana aba afite ubwenge baramujyanye ubwo nari nzi ko nyine ntegereje kumva bavuga ko yapfuye abantu baho ngaho batangiye kuvuga ngo tuzarira kanaka we ntituzakurera ibikindi batangiye kutugabamo imirwi uburyo bari butwirukane hanyuma ngiye kunambona agarutse akenyeye igitenge mu mabere yagiye yambaye icyo nahise menya icyabaye kuko icyari cyabaye imbere nahise nkibona ubwo twahise duhera ngo duhunga twongera tujya hahandi imibirizi tuhageze icyo gihe nari mfite inzara ndaraba ndabyibuka ndaraba sinzi ahantu yagiye gusaba agasukari ashyira mu mazi ntuze gushyira mu mazi arampereza nongera mbaho icyo gihe mama haza kubaho igihe tuvanwa aho ngaho imibirizi tujyanwa ahantu bita Nyarushishi tutarajya Nyarushishi ubwo urumva byanze bikunze umubyeyi wari umaze guhohoterwa umubyeyi wari umaze gukozwa isoni imbere y'abana be abagarutsemo murabonanye ubonaga ameze gute muri we nta mwanya w'isoni wari uhari ni buryo umuntu agira isoni atangiye gutekereza atazi gutuza agahinda ko kari gahari agahinda urumva gukozwa isoni abagabo bagusimburanaho buri wese yumva ashaka kugukorera ibyamfura mbi byari ibintu bibi gusa icyo nshimira mama naho ari rwose Imana imuha umugisha hari abantu bizera yuko ngo uyu muntu yapfuye ngo abayumva usibye giye kimyizere yanjye ndi tari kuri iyo level ariko yari umuntu uzi kwihangana kuko ninza kubigera uraza kumva impamvu yari umuntu uzi kwihangana nta kintu na kimwe nta reaction nimwe nigeze mbona yo kundambirwa yo kwakunda umuntu avuga ngo arambiwe abana yajugunya cyangwa yabata koko baharaba bajyaga bavuga ngo abantu bigeze kujya bahunga bagatabana akavuga ati nzababyara nubundi ndacyari muto ibyo ntago nigeze mbibonaho yakoze uko ashoboye kuko ndibuka ko bamujyana bavuga ngo cyaje ngo gifite umutima umeze nk'uw'abagabo ntiyatakaga nta nubwo ajyaga agaragaza amarangamutima y'ubwoba urumva ni umuntu wari kuko yari yatotejwe cyane ntiyumvikanaga na musaza ubona ko byari ibintu asa nkaho yari yametirije bivuye ku kibazo bari bafitanye ndibuze kuza kugeraho hanyuma ubwo twaje kugera aho ngaho ntarajya Nyarushishi kwa papa baje kuza kuntwara mbona abagabo baje banjyana kwa papa ngeze kwa papa nsanga n'ahantu heza bafite sterine mu rugo yubakishije amatafari bafite imodoka nk'eshanu papa araza ati mwana wanjye ndiso mpamara nk'igihe cy'icyumweru ataha ninjoro akambyutsa ese wariye akampa inkoko yakundaga kurya inkoko yari umukire ninjoro nkumva arahaje bati bakugaburiye hanyuma umugore wa data nawe akajya mpamata nkamubwira ndumva ashaka gutaha aterega nanjye ndi mama ariko mama nari muzi kumbwira ngo ni mama ntago nabyumvaga haciye ibyumweru bibiri baranjyana
amakuru avuga ko ngo yasabwe kunyica, ubwo urumva nari ntarabitekerezaho cyane, ariko ubwo urumva n'ikigaragaza ko atahigwaga, ntabwo yari mu bahigwa. Hanyuma nsubiyeyo rero, nsubiye imibirizi, mama arambwira ati ndabona warabyibushye umeze neza, nta mafaranga yari yampaye, abagabo twari turi kumwe baragabagabana, bamuha 1,400 karingira ngo yari yampaye 5. Hanyuma ngezeyo rero muri iyo minsi nibwo batujyanye Nyarushishi, ariko mbere yuko tujya Nyarushishi habaho umunsi wo kuvuga ngo bica abahungu, batangaga amatangazo, intambwe zatangaga amatangazo, tukamenya ko bazaza kwica abahungu. Hanyuma bakatwambika amakanzu y'abakobwa, bakaguha izina ry'umukobwa, urabona iyo ukiri umwana utarisuye bitaratangira kwiyubaka nk'iyo muhungu, twese tuba dusutwana, twese turasa burya kumenya ngo kanagahungu cyangwa sagahungu biragoye. Batujyana Nyarushishi, tugeze Nyarushishi naho mparwariye amacinya, yabanje guhera kuri mama arwara amacinya araremba, njyayo kumureba, nakundaga mama cyane, ngiye kumureba ampa ibiryo babahaga, bafataga umuceri bakawutekamo nk'igikoma kugira ngo bagabanye diyari, hanyuma ampaho, twari tunashonje nk'umubyeyi nyine, umubyeyi ampayeho nanjye ndwara amacinya. Mu kurwara amacinya narwaye amacinya nkajya ubura busohoka bugaca hano hasi, bakancurika, nanjye njya mu bitaro, ariko twebwe ibitaro by'abana byabaga hanze, aho twari turi muri Mibirizi habagaho Cyangugu, hakaba ubundi burere bwahungiye aho ngaho, batambikaga igiti gutya hejuru, bagagishinga gutya, bagashyiraho za serumu, bagashyiramo utwana hasi nyine, no twaga turi, urumva nari ntaruzuza imyaka 7, urumva nari nkiri gatoya. Byanze bikunze ni ubuzima butari bwiza, ubuzima butari bworoshye ku mwana muto cyane w'imyaka 7, imyaka waba ufite yose n'umuntu mukuru, ntabwo ubuzima bwawe bworoshye. Ugize gutya rero ubona papa ku nshuro ya mbere, ni ku nshuro ya mbere niba yego ni ari inshuro ya mbere. Okay, ku nshuro ya mbere wenda we subwa mbere yarambonye, wenda ashobora kuba yarambonaga ndi uruhinja cyangwa se arabo bahuriraga na mama, ariko kuri giye niyo sura nayo nyibonye bwa nyuma, bwa mbere ari nabwo bwa nyuma. Ubona papa mbese wemeye ko ari papa, iryo jambo papa ni wabwo ari urizi? Ntabwo nari ndizi. Wabyifashe mute? Numvaga nyine ari ahantu nagiye, bo bavuga ko banze, ariko je sinari imbazi. Mu by'ukuri kumva ngo ni papa narabyakiraga, ariko papa sinari nzi meaning yayo, ntabwo nari nzi igisobanuro papa icyo kivuze, se umuntu aba papa byagenze gute, ariko nkaba narumvaga abana bo kwa oncle bavuga papa, nkabona ko ari umugabo ubaho ngaho mu rugo gusa, ari byo bimugira papa. Hanyuma nabyakiriye gutyo, nta gisobanuro cya papa, gusa nkabona ni umuntu wari yanyerekaga ko nkunze, anyitayeho. Niba aragukunze kuki mutakomezanije ngo kurukore wo gusubira mu nkamba aho mama yarari? Numva ko ngo bamubwiye ngo anyice, we aravuga ati ntabwo nakwica, nagende bamwica abandi. Asubije Imibirizi, kuko kunsubiza Imibirizi egari kunyohereza kwicwa n'undi muntu, kuko papa wawe wenda tuvuze uko biri, papa wawe ni Umuhutu, mama wawe ni Umututsikazi. Urumva yari afite ubushobozi bwo kuba yakurukura, yari umukire, yari afite amafaranga, kuki atigeze akoresha ubwo bushobozi bwe n'izina rye n'ubwo bwoko bwe kugira ngo bashe kuba yakurukura? Kuri jye numva ntabwo yari afite urukundo rwuzuye, kuko nkurikije ubundi umubyeyi mfite abana, nzi icyiyumviro cyanjye ku bana mu rugo rwanjye, kugira ngo uzice umwana wanjye nuko ngomba kuba napfuye, ariko kuri we ntabwo mubonamo izo ndangagaciro za kibyeyi, ntabwo nari nzizi. Ubu nibwo mbyumva nkabona yuko atari umubyeyi mwiza kuri jyewe, ntabwo ari mwiza. Ibyo nabonye kuri mama nibyo binyesupira kurusha ibyo nabonye kuri papa, kandi ntabwo nifuza kuba nkawe, ntabwo nifuza kugira ngo umwana wanjye azavuga amateka nkayo uyu munsi ndimo ndavuga. Kandi rimwe na rimwe hari nubwo tujya tugira ibibazo, umuntu akavuga ngo ibi bintu nk'ibi ntibikavugwe, ariko hari amateka yubatse, kuko niba warubatse ibyiza bizavugwa, niba warubatse n'ibibi bizavugwa. Nge rero ntabwo nifuza kuba papa uko yarari, nifuza kuba papa mu mujyi wa mama, kuko niwe ntwari nabonye, niwe mubyeyi nabonye, niwe nabonye yuko yarazi icyo kuba umubyeyi ari cyo. Hanyuma rero ubwo tugeze Imibirizi, nkuko Nyarushishi nkuko nabivugaga, twakomeje mu bwo buzima bubi, bakajya batugenera ibiryo mu minsi 15 bidahagije, rimwe na rimwe nkajya gutoragura, rye nagize gutoragura akajumba kuri toilette, ntazi ko ari toilette ndakarya. Ubwo urumva izo ndwara zo twaga turbaye, ibintu byo kwishimagura, abantu nyogokora akajya byuka akajya kudufurira ibyo ngibyo baratubindikaga kubera diare. Urumva nawe yagafite akazi gakomeye, ntabwo yari yorohewe. Icyo bikoze mukuru wanjye wagira amahirwe, yari umuntu usa nkaho akomeye kuturusha, ntigeze ayirwara. Mu mpera za 94 nko mu kwa 8 gutyo nibwo twagiye kubona tubona imodoka ije kudutwara mu nkambi, atuzana muri Kigali.
hanyuma menya ko ari jenoside yari irimo irasoza ko twagiye kubona tubona ubwo wenda ukuntu hagiye hakurikirana aho ngaho ndabyibuka neza ubwo nari nkiri umwana haje abafaransa nyuma y'abafaransa haza abitwa Chad nyuma haza aba Ethiopia nyuma tubona abasirikari bahoze ari inkotanyi aribo ngabo z'igihugu inkotanyi n'uyu munsi yego bahoze ari inkotanyi niko wenda nabyita simbizi niba ariko byitwa kubera ko ntekereza yuko ubwo niba hari aho abihuje neza simbizi igihe ahubwo wari bivanze hanyuma nibo nabonye njya nanibuka n'indirimbo yari iri muri iyo modoka wumve ko nari nkiri umwana harimo yandi ndirimbo bavanga impundu mje ko ndibuka ko hari umusirikare ufunguye imodoka zino twitaye amakonvoy kera tutaramenya ko konvoy ari imodoka zo zikurikije tutwaga tuzi ko ariko zita nibuka ko yafunguye iyo ndirimbo niyo nibuka numvishije uwo munsi hanyuma nyuma nibwo twavuye rero tuza hano i Kigali tuje muri Kigali rero bwari bwo bwa mbere mpageze hanyuma tujya kwa mama wacu wabaga inahangaha pageze nubwo nari mbonye itara bwa mbere nubwo twari tubaye mu bwo buzima butari bwo gusonza n'iki ariko ntabwo twari tuzi amatara ntabwo twari tuzi iki tuhamara iminsi tukarya amabiswi tukarya iki amatari ibintu byose turagenda twongera turagarukamo twongera kuba abantu baratwoza twari twarwaye bya bintu bita ubushita kwishimagura byo mu nkambi umuntu ameze nk'agasimba ukuntu turacya tumaze gucya rero hari hagezweho ibintu byo kubohoza amazu umuntu akagenda akabohoza inzu kandi ngo yarafashwe ubwo tujya mu kizu cyari kizu gifite ibyumba 12 kirano munsi y'inteko nshinga amategeko ahantu manuka n'ahantu uteye umugongo utega taxi zijya i Remera cyangwa kwa Rando gutyo aho ngaho munsi yo kugishushu gatoya naho twatuye aho rero niho nahuriye n'amateka mabi akomeye cyane nibwo natangiye kumva yuko hatangiye kuba inkundura y'ibibazo hagati ya mama n'abavandimwe be bavuga yuko twe turi abahutu ngo Jeanne abana be n'abahutu sinarinzi rero ko giye umuhutu hanyuma bitangira ku ibyo ngibyo kandi urumva narinzi ko umuhutu ari ikintu kibi ibyo ni ibintu mvuga nk'amateka y'ibyo ngibyo siko mbifata uwo munsi narinzi ko umuhutu ari ikintu kibi ari umuntu ushaka kwica gusa kuko nibyo nayo makuru twari tuzi abo twabanaga nibyo baganiraga kandi nibyo babonaga nabo bwabo rero batangiye kuvanga abana n'abahutu bitewe n'ibikomere nabo batewe na jenoside noneho batangira kuba ibibazo hagati ya mama nabo rero dutangira kuba nkaho dushyizwe ku ruhande kubana na mama gusa mama nawe rero noneho urumva hakubitemo bya bibazo byo gufatwa ku ngufu hakubitiyemo ko jenoside irangiye nanjye ubwo namukurangiye hakubitiyemo ko jenoside uwo muhutu batwitirira atigeze atubabarira ahubwo ari Imana yaturokoye ndetse yanakoresheje n'abasirikari b'inkotanyi kuko icyo gihe bahaza nibwo ibintu byahise bituza kumva rero uhise uhindurwa witwa wa muntu wundi byaragahinda gakomeye mama rero biramunanira kubyakira wagenda kumva umuntu aragucyuriye ngo dore ibizuru bye abahutu bafite ibizuru binini ikirenge ari ukuntu abantu rero iyo bagira amoko bareba ibirenge ngo ibirenge by'abahutu ntabwo bimera nk'iby'abatutsi abandi ngo mbese buriya nkubwire umuntu wagiye mu bibazo byo kujya muri ibyo bintu nta ipantaro ngikandagira ku buryo udashobora kubona igitsinsindo cyanjye kubera yuko numvaga yuko kigaragara nk'abo bantu nyine kandi najye ntishimiraga kwitwa sinakubeshya rwose ntabwo nishimiraga kwitwa uwo muntu kuko numvaga ari kibi ari umuntu ufite amateka mabi ntabwo numvaga nshaka kuba we umva gushaka kwitwa umuhutu ntabwo nabishakaga kuko nanjye ubwanjye naramutinya numvaga yuko ari umuntu saa ku isaha nanjye afashe yanyica kuko washakaga kwica mama nanjye washakaga kunyica none se ngewe ndamwizeye ugize gutya rero batangiye kukwita umuhutu kandi waramaze kurokoka umuhutu wabicaga nyine aho ngaho mwari muri Icyangugu hitwaga Icyangugu imibirizi ucyumva batangiye kukwita ku nshuro ya mbere ngo uriya mwana ni umuhutu dore ibizuru dore ibirenge nk'uko babivugaga ntabwo byagukomerekeje cyane ntabwo byivangavanze muri ukibaza ibyo ari byo gute uhindutse umuhutu kano kanya bidutangira kwibaza ese ubundi ibi ni ibiki niko abandi bantu babaho none se ubundi byo bije biti ubundi se umuhutu gute se ko nzi yuko twahungaga abahutu kuki ngiye se nahungaga abahutu kandi nanjye ndiwe ibyo ni ibintu utangira kwibaza utangira kuvuga se ubundi ibi ni ibiki biragucanga ugahora mu mutwe wawe hajagaraye
urumva niya myaka nari maze kugira imyaka 7 nagombaga gusubira mu ishuri tangira ibintu byose utangira kwinjiramo utangira kubijyamo udahari hora wibaza tangira kwibaza subundi umuhutu abameze ate umututsi abameze ate tangira kujya wumva bavuga ngo umuhutu ngo abari mugufi afite ibizuru binini kandi none ye ku ishuri bambwiraga ngo ndi Gasongo ko hari abana benshi nasumbaga icyo gihe bitihuriye hehe nagiraga n'ibitugu bihese ngo abantu bafite ibitugu bihese ngo nabatutsi wakwiriye ukabona umututsi kandi akavuga ko kumbwira ngo ndi umuhutu kandi ibyo muvuga mbona byisangamo ko ndibuka hari igihe nigeze kujya mbaye nkusimbukaho gato nigeze kujya muri famille kwa papa bangiye anyongerwe na marume umuntu umwe aravuga ngo reka uyu mwana ntago ari uwacu ngo nta mwana w'iwacu ngo umko kwabise ko soko kwitwa biseka ngo ugira ibitugu bihese urumva nabo batangiye kugira gute kunshyira ku ruhande bagendeye ku miterere kubi wacu bareba ibirenge abo wabo wa papa bari kureba ibitugu utangira kwibaza uti none mpungire hehe yaba hari ahantu nashoraga guhunga nagombaga kwiyongera nkigendera hari nk'igihugu kibamo abantu batagira ibyo bintu batagira amoko bazi ko umuntu ari umuntu niho numvaga nakwigira kuko nta bwoko muri ubwo ngubwo numvaga nshaka kugira identite yabo kuko numvaga ari ibintu bijagaraza umuntu gusa wa mugani kumva barakwita umuhutu abandi bakakwita umututsi wajye ku ruhande rwo kwa mama turiya ni umuhutu wajye ku ruhande rwo kwa papa uriya ni umututsi ibyo bintu wa mugani ntabwo byaje kujagarazaga ntabwo byagutezaga ikibazo gikomeye byaracyinteraga ndetse kibi cyane handi wicara ukajya ureba isi ukabona isi yagusize uri umwana urumva ntabwo uri umwana nk'abandi urabona abandi bana bagize amahirwe yo kuba papa babo barokoka bari kumwe nabo bagize amahirwe yo kuba papa wenda batararokotse jenoside ariko bafite bari kumwe nabo ukavuga uti se kuki giye ntari kumwe na papa kandi no kwa mama batanshaka ese kuki famille yo kwa papa bitankeneye ibi ni ukubera iki urajya kwa papa bati uyu ngo yaje kutuneka no muri burabwo kaje kudukuramo amakuru wajya kwa mama bati iki ntago ari icyacu nacyo ni umuhutu bari ati ni umututsi dore ibi kandi ikindi ntawamenya ikimugenza uyo wakuriye mu batutsi buri nawe uri we nibo bamureze ubwo ntibituma utikizere muri wowe uragitakaza ubaho mu buzima ntihandi ujya kubona ukabona umuntu ashobora kukureba ngo agufokasinge iteka ryose wajya kureba umuntu ukabona ko ari ukubonemo ibindi bintu guhora ureba hasi gutya kuko uhora umeze nk'umuntu uri mu cyaha kandi nta n'icyaha ni bya bindi ukura wajya ahantu bavuga ngo bagiye gufata igisambo akaribo bafata kubera iki ntago ari ikibazo cy'uko uri umunyamafuti cyangwa se uri umunyamadega ahubwo ni ya mateka wifitemo cya kize cy'umuntu ntago simbizi nyine ubu muntu nta nubwo ububuzi ese icyizere cy'umuntu urakizi ntago navuga ngo icyizere ni iki ntago ubuzi icyizere icyo ari cyo uvuga icyizere ni waba warigeze kukigira ntago jewe mu bwana bwanjye icyo cyizere nigeze nkigira ntago nigeze ngira icyizere cy'umuntu ahubwo nahoraga mvuga ngo ese umuntu apfa ryari ni ryari umuntu apfa kugira ngo aruhuke kuko hari igihe cyagiye kigera nko mu myaka 17 wenda mbaye nk'uyigira imbere gato navugaga ngo ubu nzapfa ryari kuki ntapfa kuko nari maze kumva ko ngo umuntu apfuye ajya mu ijuru iyo nta byaha yakoze kandi icyo gihe narigenzuraga nkumva nta byaha afite kifuza gupfa ariko nkumva amakuru avuga ko iyo umuntu yiyahuye ajya mu muriro nkumva nanone n'ubundi buzima bubi ngahitamo kubaho mbereyeho gutinya kujya mu muriro ariko yaba uwo muriro utabaho nagakwiye kuba mpfu kuko gupfa bindutira kubaho kuko bavuga ko abapfuye baruhutse bari mu mahoro bagiye mu ijuru kumva ibyo bintu ukumva nicyo wifuza kumva ushaka nyine gupfa kuko nta kubaho usubereye iki ubereyeho ndetse abandi urabona baseka bo nturabona useka ntabwo nigeze mbona mama yishimye ntabwo nigeze kubona nimba hari umuntu wabaye hababaye ni mama wanjye icyambabaje nuko amaze gupfa umwe wavandimwe yaravuze ariko yemwe ngo niba ijuru ribaho ngo Jeanne akaba atararigiyemo ngo nta ryaba ribaho kuko mama wanjye yarasengaga pe nusinzi icyo gusenga cyitwa cyo icyo gihe nari nzi gusenga biraho byo gukurikira umubyeyi ariko ntahamya mama wanjye ko yasengaga pe kuko ngira ngo hari nta yindi sosiyo yarasigaye yabonaga ko nawe asigariye ku Mana gusa naho mu bana b'abantu nta mahirwe afite byaranze hanyuma abavandimwe byaranze umugabo yaramwanze kuko amateka yavugaga kuko sogokuru yavuze ngo ntagashaka umututsikazi cyatumye batabana na papa sogokuru byara papa mama nawe ati sinshaka umuhutu biba gutyo asigara mu cyaragati gutyo yumva rero ntabwo byoroshye jenoside irangiye abavandimwe bati wabyaranye n'abahutu yakwibuke nawe nishyize mu mwanya we ibuka abahutu ukuntu bamukinagiraga hejuru bamufata ku ngufu uraba mutwerereye
ubuzima bubi ni ibintu bitoroshye. Mama n'umuntu wababaye. Mama wanjye n'umuntu wababaye cyane kimwe nawe. Njyewe hari igihe nyine nitekerezaho nkareba nkabona nta gikomere mfite ku mubiri nubwo gifite ku mutima, ariko we byari birenze ibyo. Ugumva ntabwo byari byoroshye kugira ngo byakire nuko Imana igutiza undi mutima udasanzwe, izindi mbaraga zidasanzwe. Icyo gihe mama wawe hari akantu navuga ngo nyuma ya jenoside kamubaye bitewe nuko yateragiranwaga n'abavandimwe n'umuryango n'inshuti, bati wabyaranye n'abahutu kandi bamufashe ku ngufu. Nta kantu kamubaye ukumva mu buzima kagaragaza ko ubuzima bwe bwaramucanze bitewe n'ibyo bintu bitandukanye. Mama yageze igihe bitewe n'iyo harassment cyangwa se mu magambo mabi ararwara trauma ituma ajya muri koma. Ajya muri koma bamukura mu rugo, ugenda kumubyibuka bamutera umwe ateruye hano umutwe ugenda amaboko mbona yapfuye. Amujyana hano rwa Faisal, hari kera umva ni muri za 95 gutyo. Agenda bamara iminsi 8 ari muri koma, nta muntu n'umwe umwitaho. Nyuma y'iminsi 8 avuye muri koma, avuyemo aza yarwaye igisebe hano, kura kuryama adahindukira, umwanda wizana ujya mu ruhande rumwe no gufatwa ku ngufu. Iki arashya, amaze gushya arwara igisebe. Icyo gisebe hari umuntu wari baziranye w'umuganga akageza akakimuvura, bigeze biranga akajya ashyiraho imiti ya kinyarwanda. Ibyo byose ndibuka ko mukuru wanjye ntiyari ahari, nyogokuru yari yagiye kwa tante, kuko ubuzima bwabaga bubakigendera. Bizi ko umwana ukundwa burya muri iyi si n'umwana ufite, uzareba ababyeyi bamwe na bamwe hari igihe bananirwa kwihangana, akumva kubana n'umukene ntabwo byoroshye, akajya kundi mwana kuko bose n'abana biye. Akagenda tugasigara aho ngaho, mama nkajya noza ibyo bisebe ngashyiraho iyo miti, nkagera gute. Wari ukiri umwana muto cyane. Nkiri umwana, kikagira naho kinuka, njya nibuka n'umuntu ko wacyo ndabyibuka, kora ko hano burya haba ibintu binure byinshi, ndabuka habaga ari umweru hano, ariko hashimye iminsi kiza kugera aho kirakira, arongera amera nk'umuntu wijajaye. Nyuma nibwaje gushaka umundi umugabo, wenda ndaza kugeraho ntago nsimbutse n'akandi akakubwira. Umugabo barakundanye, barabanye iminsi mikeya, babyaranye umwana, umugabo asa nk'uwigendeye. Icyo gihe mama arongera ararwara. Amaze kurwara araremba, noneho araremba arananuka, arashira, arwara sima, akajya kurura, akajya ariko ndyibuka umwuka ugahera, agafata ibikuta, agafata iki, ngakanura amaso, nkibaza ikintu namukorera nkakibura. Hanyuma birakomeje gutyo, ndibuka mu iminsi byari bugoye. Aragenda yogosha umusatsi awumaraho, asigarana umutwe uyu musatsi wanjye ni mwinshi, umutwe haranguye. Noneho yari umuntu ufite amaso manini, amaso yaragenda bumweru, yandeba nkabona ateye ubwoba, yandeba nkanjye. Umunsi umwe rero byo uvuze uti ikintu naba narabonye ntazibagirwa. Mama naje kubona ko natangiye kujya mbona ibimenyetso byo guhungabana kwe. Wenda ibungu turabyita guhungabana, ariko icyo gihe twabyitaga ihamuka. Kuyahungabanye, umunsi yampamagaye ari koga, bitewe n'ibyo bintu hari igihe kumva nkumva araturitse ararira wenyine, cyangwa se ari kwivugisha wenyine. Urumva ni umuntu wabaga mu buzima bwa wenyine ku giti cyiwe. Noneho ahamamagara ngo nimuzanire isabune ahantu twogeraga. Yumva yari inzu nini, urazi ko kera bubakaga amagaraje mu nzu, kwinjira mu igaraje, ariko imodoka ikinjira mu nzu, umuntu agakingura umuryango yinjira hano. Muri icyo kigaraje kuko kitari cyuzuye, niho twajyaga kogera nk'ahari yari dusha. Ahamamagaye nsanga yambaye nk'uko yavutse. Ubwo urumva agiye kwari kumuhereza isabune, ndeba hasi, ariko urumva nari namubonye ko byagenda kose. Iyo image yo nyibutse, urumva nabonye ibindi miterere ntarizi. Numva ngize ubwoba, numva ntagiye kujya mutinya, numva ntagiye kwibaza hahandi tangiye kuvuga ubu ni buzima ki, ibi ni iki se, niko abantu bose babaho, isi ibi ni isi kingi ni ibiki koko. Urumva mama kubyenda kose yagize trauma cyangwa yagize ihamuka no guhungabana. Yego. Ugize gutyo ubonye nanone image cyangwa ishusho utari kongera kubona jenoside, mbonye mufata ku ngufu, ubu nabwo mubonye mu buryo navuga ngo yambaye ubusa. Yego. Ntago iyi image iragukomekeje cyane. Ntibanyumve nabi ko namvuze amagambo ngendagaze ku mubyeyi wanjye. Hari wabivuga ati ntubuvuze ibyo kuri mama wawe, ako ni amateka, ni ibyabaye. Kandi ndabitekereza, ndanabyibuka, ndabizi ko byabayeho. Ni image ntazibagirwa n'uyu munsi nzamo. Hari igihe wicara umaze gutuza, ugize gute, ukajya kubona ukabona bya bintu byose biragarutse, urabitekerejeho, amateka
nk'iyo habonetse ibintu bigukomaho bigarura kuri bya bintu ndambyibuka nkumva ni ibintu bimbabaje cyane nkavugana ariko mane kuki hari abana bandi babaye mu buzima bwiza bakabona abandi bantu babitaho bakabaganiriza neza rimwe na rimwe bakabona n'abantu babahoza ati mwihangane ngiye ko ntigeze mbona umuntu hoza mama wenda ngiye wenda reka twumve ko ntabyo nari nkwiye da ariko iyo bahoza mama nanjye yari kumpoza urumva yo umubyeyi ni ubuze aho urwaye ariko nawe ubwe ntabwo ari kundwaza nawe arwaye urumva ndabitekereza nkibuka iyo shusho mama nkibuka uburyo mama yankundaga nkibuka ukuntu yihanganye nkibuka urwo rugamba rwose yarwanye nkumva ndababaye nkavuga ni kuki atigeze abona ibihe byiza mu buzima bwiwe nkavuga ni mana uzandinde iherezo ribi cyangwa se gupfana agahinda nka kare ibyo byose urumva uko byenda kose ntabwo ari ibintu byoroshye mama yaje gukomeza kubaho mama yaje gukomeza kubaho bumva yaramaze kubyara umwana ariko biza kugeraho atangira kurwaragurika ujya mu bitaro agaruka nkasigara aho ngaho nyine mukuru wanjye yari yarabaye mayibobo bitewe n'ihungabana nawe yiwe ku giti kibwo ntari kusa nk'uwinjiramo nawe yageze aho ngaho kubera byandi byo guhungabana umwana atabona ibyo kurya atabona iki abona ubwana bw'uburara burabizi ko icyo gihe hariho mayibobo nyinshi zimwigisha kunywa itabi zimwigisha ibintu byo kujya gukora ibiraka ntatahe mu rugo akajya mu nzoga ajya kuba mayibobo hehe ku gisimenti urabona ku gisimenti habagaho mayibobo nyinshi abantu barabyibuka muri icyo gihe ajya kuba iyo ngiyo ndamubura nanjye ubwanjye simubone mukuru wanjye yabaye mayibobo kugeza ubwo yinjiraga mu nzu tukamenya ko yinjiye mu bito n'icyuka kiwe n'ibyenda yabaga yambaye bya mayibobo kwa kundi yajya kwinjira mu nzu akamenya ko yaje twakomeje kuba mu ubwo buzima bukeye arafatwa ararwara araremba ubwo ariko niko bakomeza hari igihe twajyaga tujya muri famiye kumva arimo aravuga ngo umutu nyogokuru hari igihe nyogokuru igeze kumbwira ngo ariko sinzi ikintu namubwira ngo ariko imvange y'umutu n'umututsi ngo kuntu aba ari inyaryenge we ngo mama ufite uburyarya wumva akabikubwira asa nk'ujokinga cyangwa se utebya bikiri mu Kinyarwanda ntabwo ndi umwongereza ariko wowe ukakumva kuko si ubwa mbere ubu byumvise ariko kuko ubuzi ko ari umwe mu bantu bawe ntubigire ikibazo ariko nyuma ukaza kubona ko cyari kirimo kabona abandi bantu bavuga umuntu avuga ngo ibigufu by'abahutu ngo uryarya bw'abatutsi ngo abana b'imvange y'umuhutu n'umututsi ngo ni babi cyane ngo ntimukajye mubizera kajya ubyumva mu makuru atwihwitikana aho ngaho muri famiye baba bari kuganira bicana wenda baje aho ngaho ukumva ibintu nk'ibyo birimo biravugwa bikakubabaza ntiwumvaga wa mugani yavugaga ngo abana b'imvange abutu n'abatutsi kati n'indyarya baba bameze gutya na gutya ni babi bavuga ko ngo warafashe impu zombi we ntabwo umvaga ko kuri mubi bitewe n'ibyo bahoraga bakuvugaho none se abakurusha ubwenge niba bakwita mubi wowe wakwita mwiza kuko hari aho ugera ukavuga uti none se baba bari kundenganya none se ibyo bavuga byaba ari ibyo koko naba ndi mubi koko kuko nta yandi makuru bufite rega buryo iyo ukiri umwana wakira amakuru wumvise iyo ukuze bakwita mubi ikintu kibikubyarira ni ipfunwe nuko udabasha kujya mu bandi bana ngo ukine ubone udafite aho uhuriye nabo kuko barakubwira ati bariya bana bo bari clean ni ubwoko ubu n'ubu bariya ni ubu ngubu kumva barasukuye buri wese afite identite yiwe nubwo bwose wenda tuvuge nk'urugero mu Rwanda bidahabwa agaciro ariko mu bantu mu baturage bibamo icyo gihe byabagamo wenda ngo usinzi aho bihagaze ntabwo mbyumvana cyane ariko muri iyo myaka bitewe n'ibikomere n'iki buri wese yabaga afite ukuntu abyita kumva ngo buriya n'ubwoko n'ubu buriya n'ubwoko n'ubu hanyuma wowe uri iki ntuzi icyo uri cyo ntabwo byoroshye ntabwo byari byoroshye hari igihe ubitekereza ukavuga uti mana bihaniye iki koko isi yanjye yahoraga ari iy'umwijima hahandi uhora uvuga uti se mana njye kwa kanaka iki gihe kimwe kiragera mama nyine arapfa ubwo sinzi nabibabwiye amaze gupfa nari ndi mu rugo arwaye yagiye mu bitaro baraza baramfata ati ngo ujye kureba mama wawe ararembye ngezeyo nsanga amaso arakanguye gutya amaso ntabona ntiyumva ntamenye ko nahageze baranyura ntashye ngeze mu rugo yari muri CHK bukeye wumva ngo Jean arapfuye mbona mukuru wanjye kwa mama acaza bivuga numva gahinda karanyisha ariko sinabasha kurira buryo byo byakurenze n'amarira arabura hari umuntu narafatiye biscuit ku muhanda bacuzaga amakarito tonyo twawe yarambwira ngo nyishira amafaranga yanjye uwo muntu ubwo urumva n'umuntu yaramenya ko napfushije mama amibiceri nk'umuntu ushaka kumpoza
nise mfata bya biciro byose mbijugunyira wa muntu ngo nari ndi mu nzira njya kubwira mukuru wanjye ngiye kumushaka aho yari abaye mayibobo nyine mubwire ko mama yapfuye naho ndamushaka ndamubura mutuma ku muntu narinzi wari ufite farumasi wakoraga muri farumasi ku Gisimenti wari uwo mu gace kiwa wa mama ndamubwira ntumubwire ko mama yapfuye araza buke uwo mama bamukuraho bamuzana kwa mama wacu urumva kumusezera namarira nagahinda utangiye kandi ubwo icyo gihe mbana ntagiye kugira ubwenge ko mama yapfuye mfite imyaka 12 yego mbere yuko apfa arembye najyaga njya gukora ibiraka kwikorera imizigo kugira gute kugira ngo abone ibyo kurya ndibuka ko yajyaga navuga ko ngo hari inzu bari barimo bubaka bamubakira we na nyogokuru ngo bubaka bagomba kujyamo zabacitse ku icumu Kimironko ibyo ngibyo amaze gupfuga byarangiriye aho ngaho ntawe wari uhari wo kubikurikirana ntabyo nari nzi ibyo uko nabibaza nta nundi muri famille gira ngo ushobora kubikurikirana ibyo amateka arangirira aho ngaho kumushyingura turamushyingura mu gatenga upfushije umubyeyi wawe ni papa ni mama ni byose kuri we mama wawe wabonye ubuzima bwinshi cyane mwagiye mucanamo utari bwiza uburyo yafashwe ku ngufu uburyo yanenwe kuko ngo yashatse mu bahutu cyangwa yabyanye n'umuhutu uburyo mu bahutu nabo batamwemeraga nubwo nyine yarabyanye nabo uburyo namwe mutigeze mufatwa neza ku mpande zose ugize gutyo wumva iryo jambo ngo Jani arapfuye ni ukuvuga mama wanyu arapfuye icyo gihe urumeze ute byaragahinda nabonye ko nanjye mpfuye kuko nta kintu cyari gisigaye nari nzi ko nta muntu uzanyakira uhari nari nzi ko narabibonaga inzara yatwica gukabura no gufasha kuko kandi urabizi ngo kwa nyokuru muhagezwa na nyoko niko baca umugani mu Kinyarwanda kwa papa bo ntibanashakaga ntibashaka no kunyumva navugaga ni se umuryango uruhare nanifatiwe na mama rurarangiye ngo nyine ndarikutse ubwo nanjye ngiye kujya mu muhanda birangiriye nabonye yuko ubuzima burangiye kuvuga gupfa kwa mama kwa rupfu kuri giye kandi nabyo nako biri nahise mpfana nawe kuko umuntu n'iki byose byahise bipfa icyizere kirapfa ejo hazaza harapfa kuko mpamya ndashidikanya ko ataza gupfa icyo gihe yari gukanyakanya akankorera ibyo umubyeyi akorera umwana we wenda biciriritse ku kigero cyiwe ariko bikagira aho byari kongeza ntekereza yuko twizera ko Imana ari iteganya ibintu ari ipanga ariko nanone ntago ntekereza ko wenda umuntu yavuga ngo ntawe umenye ibizaza ariko ntago biba bimeze nkuko biri ubu ngubu cyangwa ntago mba naraciye mu ntambara nk'izo naciyemo cyangwa se kugurwa n'ubuzima kuko bwangu byanze kunze nta kuntu utakugora ukize gutya rero mama bajye kumushyingura mu gatenga niba ikintu cya mbere kibi no gufata umuntu wawe wo kumushyingura ko uti aragiye ntabwo nzongeye kumubona ukamushyira igitaka wihangane gusubiza aho hantu ndabizi ko biba bitoroshye none umubyeyi wawe ukibona mumushyize igitaka muragiye ntabwo ujyanye nawe uri umwana muto cyane amashusho yaje muri wowe nayahe cyambere numvaga nakakwiye kuba njyana nawe kuko niyo umuntu nari mfite abe grand frère sinari mufite abanyogokuru nasaga nkaho ntamufite kuko yari afite abandi bantu bari kumwitaho kandi aba yarageze mu za bukuru abiyo famille ngiye kujyamo niyo yayindi ifite ibyo itemeranyaho nanjye nta nubwo ari kutemeranya kuko nta nicyo twanaburanaga nakiraga ibije byose kuko numvaga ariko kuri natekereje nkajya ndeba mu mazara aho ngaho nkavuga nti se ndajyahe se turajyana ikindi cya kabiri bandi bari gushyingura bari kurira wowe ukabona nta n'uburenganzira bwo kurira ufite barahoberana bavuga abantu bari guhoberana bari kurira simbazi sinababonye mu burwayi bwa mama ntibamusuye niwe wenyine wamwitaga ninjye nyine wajya gukora ibyo biraka nkabyirukankamo kujya iwabo harabona ajyaga njyayo bakampa ibirayi byo gushyira mama bakanza kujya kuvuga ngo njye kuvoma amazi ukabanza ukajya kubavutundira amazi ukabuzuriza amajerekani kugira ngo baguhe ibirayi byo kurya mu rugo ibintu byose ari ukubikorera just tukabona ko cyuzira nyine ni wa wundi uriwe nubwo ntabarenganya nabo byari ibyo bikomere ariko kundi ruhande ntabategewe nabateye byaragusenye cyane cyaransenye urumva no kumushyingura ni handi uza umeze nk'uri kumushyingura nk'abandi ntago ari wowe uri bumushyingure kumwe bavuga ngo umwana yashyinguye umubyeyi umeze nk'umuntu uri aho ngaho gusa uri kureberera kuko yapfuye yabaye uwa famiye ariko mu gihe ariho
urabizi ko tumeze nk'aho dukunda abantu muri iyi si dukunda abantu bapfuye nibwo tubakunda nibwo turira ukibaza se barizwa n'iki kakuyobera ibyo byose biraba ubwo kandi ngatekereza none se aho ba papa bavuga ko ntabo mbona nabo ntibashaka kumbona kuko baravuga ati umwana w'Umututsi ntabwo tumukeneye ntabwo dukeneye ataza kuza kutuneka kugira ngo ajye kujya kubabwira ibyacu uko dutekereza uko twumva ibintu ibyo byose bigahurira mu mutwe wawe ubwo n'igihe wivuga nkabaza ngo mana ahazaza hanjye ni hehe nana ntuhabone nabaga nzi ko ejo ari ugupfa ariko nanone nkibaza impamvu urwo rupfu rutaza bikanyobera urumva kwa mama byari ibibazo nyuma yuko noneho mama wawe yitabye Imana apfuye papa wawe we bimeze gute uyu munsi bihagaze gute aracyariho niba ari papa arahari gute ntabwo tubanye twebwe navuga ngo ayo mateka n'ubu munsi aracyankurikirana nyine naje kugera aho ngaho mpura n'abantu muri famiye iwabo noneho nkagira ikibazo gikomeye cyo kuvuga ko tunasa cyane akabaho duhura akavuga turi n'umuhungu wa runaka barasa cyane tubizi urabizi ko ni ibisanzwe bijya bibaho ntago ari iki iyo umwana wavutse nkanjye akenshi Imana niba yiyaranje ikavuga ati muse kugira ngo Imana imukoze isoni ngo duhuye ati murasa ibyo nabyo ubwabyo bikankomeretsa kuko sinifuzaga gusa nawe na papa ntago nifuzaga gusa nawe nifuzaga gusa nabo kwa mama kugira ngo bunyorohereze ubuzima sinifuzaga gusa nawe rwose kuko nta n'urukundo rwe narinzi si n'impamvu buryo hari igihe amazina wumva umukobwa yitwa ngo nusa na se kuko umukobwa yishimira gusa na se nyine kuko asa mukunda niyo mpamvu bamwitaga gutyo noneho kumbwira ngo ugenda asa na data numvaga ari ikibazo gikomeye uyu munsi ntago tuvugana kandi arahari simenya ngo niyihe mpamvu simenya ngo biterwa n'iki ariko nawe ntekereza ko impamvu ari uko yumva yuko ndi uwo muri buriya bwoko ese papa wawe umeruka cyagiye rimwe wamubonye muri jenoside hamwe watubwiye nibwo muheruka kumubona amaso ku maso ni rimwe wamubonye nabwo bwa nyuma yaho naje kumenya amakuru yiwe mpora n'umuntu amanimero ziwe hari 2004 ndamuhamagara ndamubwira nitwa Fisi umuhungu wawe ko bakwitwaga yego niko niryo zina banyitaga ryo mu bwana nitwa Fisi umuhungu wawe ese uranze ati ndakuzi se niwo papa ati ndi papa wawe none se kubuze mumeze nabi mama arapfa urumva umuntu akimara kukubwira ngo ni papa uramutondorera byose n'agahinda kose ndamubwira byagenze gutya ngo nzakubwira 2004 nzakubwira 2008 ngahamagara nkitabwa n'umugore we yari telefone ya fixe mu rugo bari barampaye nkamuhamagara rimwe na rimwe ngo ntawe uhari undi bigira abahehe yaba muri Amerika aranifashije uko byenda kose cyane ko amakuru yambwiraga ko yari afite ubucuruzi muri Kongo muri Lubumbashi hariho umuntu wigeze kuza ari musaza w'umugore wewe ubwo ni yakaba ari nka marume yaza ko umudamu ari mama harambwira ati papa we yageze ku kigero kandi babaga babizi yageze ku kigero agira miliyoni y'amadolari mu kwezi biba muri 2013 kuzamura ati nyuma ariko baze gushwana ngo na muri Kongo sinzi ibibazo yagiranye nabyo ajya muri Amerika urumva ntago ari umuntu wagiye muri Amerika gushaka ubuzima nk'uko abandi bajyayo ahubwo yagiye gutura akoresheje ubushobozi n'amafaranga urumva we yahunze mu gihe kitari nk'icyo twahungagamo twebwe yabashije guhungana ubutunzi bwiwe yarabujyana arakomeza aracuruza kuko yari umucuruzi yarazi gukora gushakisha amafaranga akomeza kuyashakisha iyo ngiyo n'uyu munsi aracyatunze afite amafaranga mu minsi ishize nta mezi 3 arashira umuntu amanimero ze ati muvugishe dore umukozi w'Imana uri pasiteri ugomba kubabarira ndabwana n'ubundi naramubabariye nta kibazo mufiteho gusa nyine icyo ntamufitiye ni icyizere kuko ntago nzi icyo dupfa aramama ndamwandikirana nitwa kanaka ahita broka maze gusoma message yanjye nza kumva yuko hari ikiganiro nigeze gukora nk'iki ngiki gato mbishyiramo ngo afata link ngarayibika ahamagara wa muntu wambwiye amakuru aramutuka ngo kubiki amubwira amakuru yanjye ndumva ntaga nshaka still kugeza n'iki gihe ntaga nkeneye nandiko ashaka kumva amakuru yanjye ntekereza wenda kahari ko mbibona ntamushinjije amakuru meza yakumva nuko naba ntakiriho kuko nibwo yakumva yuko atuje uracyari ikibazo kuri we biracyari ikibazo kuko nta gihinduka kugeza uyu munsi Blasi wihangane yego mukuru wawe
navuga mwabanye mu buzima bwawe bwose mu kababaro kose uri kumwe na mama nubwo ari we navuga ngo mubaye hafi cyane kuko wari umwana wa mama nyine tubyite gutyo ukunze cyane mama uyu munsi ariho ameze ate kuri wanjye ariho kuri wanjye yagize ubuzima bubi burimo trauma nyinshi kundusha hanyuma we kubera ko ari mukuru umva jenoside yabaye afite imyaka 10 yabonye byinshi binduta birusha ibyo njye nabonye hanyuma yakomeje kugira iyo trauma irazamuka kugeza ubwo abaye kuba mayiboba akajya ajya gukora ibiraka aba mu buzima buciritse kuko no muri famille bo ntibanamushakaga no kumubona kuko umva ari yarangiritse cyane kundusha yaza bagakubita akaba nigiye nawe kwera ibyo ngibyo aza yasanga umuntu arambitse akana kagatwara akajya kukaguramo itabi n'ibiki urumva ubwo buzima yari yarangiritse byaje kuzamuka bigera ubu ngubu wenda ngera ubu ngubu numva umuntu arampamagaye arambwira ati mukuru wawe baramufashe babantu bashinzwe ngo b'Imirenge ngo bamufatanye urumogi umva ko gahinda gakomeye nkubwira mu rubanza rwa mukuru wanjye nari ndi muri jyenyine no kurusoma nije jyenyine bamukatira imyaka 25 ikintu cyabaye bakimara kuvuga ngo wiringiye Imana protégene tumukatira imyaka 25 ngo nihazabu y'amafaranga bavuga nese nsubiza inyuma ndeba itangiro ry'ubuzima bwe nge nishyikuraho ndeba kugeza uyu munsi ukuntu arangiye kuko nge nabyise ko arangiye birangiye ndavuga ariko mana kubera iki koko ntugira n'imbabazi koko ese hari ukuntu tubaho tugasenga tukagira gute ariko mu bigeragezo ukaba wakwibaza ngo wa mana nkanjye ko njya mbona abantu bimerera neza kuki utagira hagati byibuze ngo ushyiremo imiyaga nkuko abantu bajya bakoresha iyo terime kuri iki gihe ngo ugire nk'akantu ushyirira mu byibuze basinseke nk'ukwezi koko ibi ni ibintu uwo narebaga nashoboraga kwicara tukaganira amateka yacu akatiye imyaka 25 kandi abamukatiye ntabwo ndi bubarenganye bamubona nk'umunyabyaha ariko jye uza amateka ye nzi inkomoko yabyo aragiye gutyo koko yari umuntu ushobora kwicara gutya kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu nta muntu aravugana nawe namusanga ahantu hamwe nakundaga kumubwira nti nyine nakantu namubwira nti bite se grand gutyo ngo ukabona baye nk'umuntu uvuye ahantu yahoraga ameze atya gutyo urumva n'ubu ngubu muri gereza ntamenya ko ari uko ari Lasi wihangane cyane hano bituma nibaza bwumva wagihura n'abantu ku mpande zose ariko bamwe barakubanira abandi ntibakubanira benshi ko nabyumvise n'abatarakubaniye ufata gute umuntu ntabwo nyanizera umuntu kandi umuntu ndamutinya gusa ntabwo nangana kuko nta n'impamvu yo kwanga mbona kuko ngiye kora kubona abantu bakomeje bampata ibintu bibi nageze aho ngira ku kigero mvuga ko nanjye ubwanye nshobora kuba ndi ikibi kuko hari ukuntu uvuga ngo ese aba bantu bose baba bampura ubusa oya byo byose harimo ikibazo ibyo banshinja kuko nibyo ndibyo reka mbyakire akavuga uti reka mbyakire kuko niko nabibonye ni rusange none se nimba abangaba bavuga ngo iki barangura iki kugera no kuri suku byara bifasha kuba bafite ukuri gusa ukuri ukabona ko atari ko ariko nanone ukibaza ngo kuki atari kose ninjye ufite ukuri mu mitekerereze yanjye no hahandi ndashima namba ko leta yagize neza kuzana gahunda yandi umunyarwanda ese mvugana basereka mbu umunyarwanda gusa uri no mu gihugu cye nicyo gihugu nisanzemo hanyuma kuba uwo mu bwoko no ko muri buriya ntibabwigumanire ntibagumane ubutunzi bwabo ntibagumane ubwo butunzi baziye babusaruramo birire kuko nta numwe muri bo nabonaga nk'inshuti bajye babusarura uzaza ankunze ndamukunda utazaza nanjye nzajya nigumira nibere jyenyine sinzigira ngira umuntu ndebera gusa kera njyaga nifuza nkavuga ngo yakabaye ngize umugisha wo kuzabona nk'umuntu utagira ubwoko bw'ubunyarwanda akariwe twibanira kugira ngo ndemo ubundi bwoko butari ubwo atari ubuhutu atari n'ubututsi kuko n'umuntu ntari umwe muri bo nubwo bamwe bagutsindagira nakagutsindagiramo hano byibura kuko iyo nza kuba n'umwe muri bo hari kubona umpengamiraho akanyikururira nzajya mbasuhuza bose nk'abavandimwe
ariko abo mbyaye ntibazambaze amateka ajyanye n'abo bantu, ntibazitwa abahutu ntibazitwa n'abatutsi. Yego, ijoro navuga ngo utajya wibagirwa ni irihe kubera iki? radikari menshi. Ijoro mama yashyinguriyeho, nasuye aho twari dutuye ndara muri iyo nzu ibomborana. Icyo gihe hari hagezeho ikigage bitaga bareteta, kubera ko ntari nkifite umuntu nkontorora. Hari abahungu bari batuye muri iyo karitsiye b'ibirara baguze akabido ka bareteta, mbabare guseka, barayizanira ngo tuyinywe. Ndabyibuka narasinze nkubita igikuta cy'inzu kiragwa, kandi ari umwana w'imyaka 12. Iryo joro ryari ribi, aho handi ushiguka utekereza mama ukibuka kadahari. Irindi joro nibuka nagiye kuba muri famiye kwa mama wacu, bakajya banyirukana, bakajya bagira gute. Naraye hanze inshuro nyinshi, nabaye igicibwa, ntago byari byiza. Nagize amajoro menshi mabi. Hari ijoro duhuriyeho twese nabo twarokukanye byo muri 1994 ritari ryoroshye. Hari n'iryo gihe nagize ubwanjye bitewe nuko naje kwangwa nabo bose, kuba hanze, kutagira aho wihuza naho, kuba mayibo butari ikirara. Nari umuntu n'ubusanzwe ndi umuntu ugira umutima woroshye, nkagenda nkangirika. Natangiye icyo gihe narwaraga amaso nkanirwa ndeba gutya, ntangira kubona isura ngira kunja, murabona ibintu byari byarajana, byatangiye mfite imyaka nka 17. Ntangira kubona, urabona n'ubu ngubu ibyo byose n'ibitekerezo bibi ntekereza byanyangije, usko natangiye no kumenya imvi mu bwanwa, urumva byose ntekereza ko ari ingaruka z'ibyo ngibyo, ubwonko bura n'agahinda, agahinda utagira umuntu kaganiriza, n'ukaganirije ukumva ntago byumva nk'uko ushaka ko byumva. Igihe cyo ndekeraho. Plasi, komere cyane. Ntabwo byoroshye n'ubuzima. Navuga ngo umuntu uri kutureba ubanza wisuzume, wirebe, ujye wishyira mu mwanya w'umuntu mbere kugira ngo ubashe kuba wamubwira uti uri umuhutu, uri umututsi, ntazi icyo ari cyo. Nta nubwo dukwiye kwitwa abahutu, dukwiye no kwitwa abatutsi. Turi abanyarwanda, ariko hari ubwo rimwe na rimwe usanga tuba abanyarwanda ku rurimi, ariko mu bikorwa tukaba abatutsi, tukaba abahutu. Icyo ni kimwe mu bintu byica kandi bikomeje kugenda bisenya abatari bake, nk'uko byumvise Placide byamusenye. Uyu munsi navuga ngo no kumuvugira ari gutera intambwe yo kongera kwiyubaka k'umuntu bitewe n'urugendo rutari rwiza yaciyemo rw'ubuzima. Ari kuba undi muntu wundi, ni umupasiteri, umva ko yateye indi ntambwe mu buzima, ngo akomere kandi akomeze ashikame. Ubuhamya ndabizi ko bwubaka benshi, kandi hari benshi cyane baza kwisanga muri buno buhamya. Tumushimire cyane, dushimire we wabanye natwe, gushimira ibyumwe kudahwema kunyereka ko turi kumwe umunsi ku wundi. Ujye ukomeza ubane natwe, ukomeze urebe ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo uzabashe nawe gufashwa. Dushimiye na Sande Park yabanye natwe by'umweko muri no jardin nziza cyane itagira ukuyisa. Burya ni ushaka no kwifotoza kugira ngo uryoshye ubuzima, benshi twarabihiwe. Mujye muza muri Sande Park mubashe kwifotoza. Imana ibarinde. Ni inkuru yanjye, nitwa Gerard Mbabazi.